Dutangira Max Vatana amanuka mu mutaka ahantu mu butayu ahitwaga French Morocco mu 1942. Aba yambaye imyenda ya kaki, yitandiye igitambaro mu maso nk'urimo kwirinda ivumbi ryo mu butayu. Max Vatana aramanuka akagera mu muhanda agomba guhurira n'imodoka ije kumufata. Abatwaye n'umushoferi w'umufaransa utavuga amagambo menshi. Mu modoka asangamo briefcase cyangwa se tubyita isanduku irimo imyenda agomba kwambara uwo munsi, impeta y'urushako, imbunda ndetse n'urupapuro ruriho amabwiriza. Amabwiriza abamubwira aho agomba gusanga umukobwa, ko agomba kwitwara nk'aho bashakanye ariyo mpamvu y'iyo meta, ndetse ko agomba kwitwara nk'umufaransa ukomoka Paris. Umushoferi amutwara akamugeza Casablanca ahabereye ibirori aho agomba guhurira na Marianne bwa mbere. Max akinjira muri ibyo birori biteraniyemo abadiplomate b'Abadage, ahita abona aho Marianne yicaye. Marianne agahita aza yiruka akamuhobera bagasomana nk'aho koko bashakanye. Ahita amujyana kumwereka aho bari bicaranye, ndetse baba bavugana igifaransa nk'aho koko aturutse Paris. Max Vatana ahita ababwira yuko yari akumbuye umugore we ndetse yifuza kumujyana bakaganira bari bonyine. Bahita basohoka, bagera mu modoka bakaribwo bibwirana, umwe ati Max Vatana, undi nawe ati Marianne Bosejour. Mu rugendo bari mu modoka, Max abaza Marianne ibijyanye n'akazi ke ko muri Paris. Marianne amusubiza ko atajya avuga ibijyanye n'akazi ke. Arongera akamubaza ati ese abadiplomate b'Abadage barakwizera? Marianne nawe akamusubiza ati ese wabibonye ute? Max nawe ati nabonye bisa nk'aho bakwishimiye. Umunsi ukurikiye Max na Marianne bitoza kubaho nk'abashakanye, kumenya ibyo bavuga, aho bakomoka n'uko bahuye. Abahuye kubera ubutasi n'intambara bagenda bigana imico y'abashakanye nyakuri, ibirimo urwenya, gutongana, gusangira ndetse no gukina imbere y'abandi mu kabari. Ariko uko iminsi yagiye ishira, urukundo rwari imikino y'ubutasi rwagiye rwinjira mu mitima yabo. Umunsi nyirizina warageze w'akazi kabazanye muri Casablanca, aho bagombaga kwica ambasaderi w'Ubudage. Bakoze urukundo mbere yo kujya muri ako kazi bagombaga kwiciramo ambasaderi, kuko batari bizeye ko bari buhava ari bazima. Byari biteguye neza, imbunda bari bukoreshe ziri munsi y'imeza bari bwicareho. Bageze mu kirori bategereza amasaha n'igisasu kiri buturike hanze nk'ikimenyetso. Bahawe ikimenyetso ndetse mission bayikora neza, bavamo bomba ari bazima. Bari mu modoka bacika, Marianne areba Max maze akamubwira ati turi bazima. Max nawe bamaze kugera mu rukundo akamwitegereza akamubwira ati tujyane London umbere umugore. Hashize ibyumweru bitatu batwereka London. Max yasubiye mu kazi nk'umu-officer wese. Max yinjira muri office y'umuafande we, afande we akamuha amakuru meza yuko Marianne yemereye gutura muri London. Aya makuru ashimisha Max cyane, ndetse Max agahita abwira afande we ati ndagutumiye mu bukwe bwanjye. Gusa afande ahita asubiza Max ati uri igicucu, nta rukundo ruvukira mu kazi ngo rurambe. Max nawe ahita amusubiza atabyitayeho ati yego nyakubahwa. Bahita batwereka Max na Marianne bamaze gusezerana ndetse bari mu byishimo byinshi. Max na Marianne baza kwibaruka umwana w'umukobwa ndetse bakamwita Anna. Anavuka mu gihe kibi cy'imvura nyinshi y'amasasu y'Abadage yanyagiraga London. Bari batuye mu nzu iri mu nkengero z'umujyi, irimo umutuzo, baryohewe n'urukundo, gusa bakikijwe n'intambara. Max akomeza akazi ke k'ubutasi, Marianne akaguma mu rugo arera umwana, abaturanyi bamukunda, gusa harimo umwuka w'ikintu kidahwitse. Umunsi umwe Max ahamagarwa n'abakuru b'ingabo ku biro bikuru by'ubutasi bw'Abongereza. Arahagera agakomanga ku biro, akinjira akahasanga abasirikare batatu bakomeye. Max akicara ahita abwira abafande bati akazi kariho kose mushaka kunyoherezaho singakeneye, ndashaka gukorera hano. Umufande umwe yahise amusubiza ati sibyo twaguhamagariye, dufite ibimenyetso bikomeye ko Marianne Bosejour ashobora kuba atari we, ko amazina akoresha ari ay'umuntu wapfuye kandi ashobora kuba ari inasi y'Abadage. Max ahita aseka cyane akababaza ati murimo muranyinisha ariko. Bamubwira ko hari ubutumwa bwafashwe bwari bwoherejwe Abadage kandi adresse yaho bwaturutse bajyana kuri Marianne Bosejour. Bamubwira ko bagiye gushyiraho ibizamini ko bazohereza amakuru y'ibanga ari kumwe na Marianne Bosejour, hanyuma bakareba ko aya makuru azagera mu maboko y'Abadage. Max ibyo bamubwira nabyemera, ahubwo arabasubiza ati uwo muvuga ni umugore wanjye, twarashakanye, twarabyaranye, wambwira gute ko ubuzima bwanjye bwose ari ikinyoma? Abafande bamusubiza ko ibyo byose bizagaragazwa n'ukuri, ndetse akamubwira yuko naramuka agerageje kurinda Marianne nawe bazamufata nk'umutasi w'Abadage ndetse bakabicana bombi. Max arataha agakomeza kwitwara nkaho nta kintu azi, gusa mu by'ukuri aba yatangiye gushaka amakuru ku bijyanye na Marianne basangiye ubuzima.
akora ibishoboka byose ndetse akavugisha n'abahoze bakorana na Marian. Marian atangiye kubona imyitwarire idasanzwe kuri Max, yarangiza akabaza Max ati n'icyo utambwiye. Max amusubiza ko ntacyo, gusa Marian akamubwira ati njyewe nawe twatojwe kubeshya, gusa mushiki wawe ntiyabitojwe. Namajije impamvu maze iminsi witwara bitandukanye, ambwira ko atayizi, gusa bigaragara ko hari icyo wamubwiye. Max aricecekera akirinda ko bahuza amaso kuko abazi ko ari hafi yo kumenya ukuri. Max aza kumenya yuko hari undi mugore witwaga Marian Boseju wapfuye mu ntambara. Wakwibaza uti uri kumwe na Max we ninde? Max akomeza kumugenzurira hafi ngo arebe ko hari ikidasanzwe yabona. Max n'inshuti ze baza kujya gushaka uwahoze ari umusirikare wigeze kujya muri mission imwe na Marian Boseju. Batera sitasiyo ya polisi y'Abafaransa aho yari afungiye ndetse bakabasha kumugeraho. Max amwereka ifoto y'umugore we Marian Boseju, yarangiza akamubaza ati we ni Marian Boseju? Uwo wahoze ari umusirikare aba yisindiye dore ko aricyo baba banamufungiye. Ahita asubiza Max ati simbizi. Max ahita amubwira yuko ari bumusubiza inzoga aba yamwatse mu gihe amusubije igisubizo cya nyacyo. Uwo mugabo akamusubiza yuko wabona mu ifoto ari Marian Boseju. Yigeze no kubacurangira indirimbo nziza kuri piano hagati y'abasirikare b'Abadage bakamwishimira cyane. Max ubutarigeze yumva umugore avuga ibijyanye no kumenya gucuranga yaratunguwe cyane. Max agaruka mu Bwongereza nyuma y'ubutasi bwe, agafata umugore we Marian akamujyana ahantu hiherereye hari piano akamubwira ati ncurangira. Marian aratungurwa akabaza Max ati kuki unsaba kugucurangira? Max amusubiriramo akamubwira ati curanga indirimbo wacurangiye mu Bufaransa hagati y'abasirikare b'Abadage. Marian ahita atangira kurira, yarangiza akabwira Max ati ntabwo nari nzi ko bazigera bambona, ariko barambonye. Bambwiye yuko ninabakorera bazica umwana wacu Anna. Max ahita abaza Marian ati warabyohereje? Ibyo nanditse wabyohereje Abadage? Marian ahita amusubiza ati yego. Max ahita agira umujinya mwinshi akabura icyo amukorera, agahita amuhobera, yarangiza akamubaza ati basi urankunda? Marian ahita amusubiza ati nagukunze kuva ku munsi wa mbere nyikubona turi Casablanca. Baba barabwiye Max yuko naramuka asanze umugore wari inasi y'Abadage agomba kuba ari umwiyicira ubwe. Max ahita abwira umugore we Marian ati tugomba gucika, nibagomba kukwica tugende nonaha. Ubutasi bw'Abadage hari umukecuru baba bwarabwiye Marian kujya asigira umwana, niho baba bamusize. Bagiye bihuse Max agahita arasa uwo mukecuru kuko nawe aba ari inasi y'Abadage, yarangiza agafata umwana. Max atwara imodoka yihuse agana ku kigo cya gisirikare agira ngo bafate indege bahita batoroka. Haba hari imvura nyinshi cyane, barahagera abasirikare bari ku burinzi bakabafungurira, binjira bagana ahaparikwa indege bagira ngo bahite bagenda. Marian n'umwana basigara mu modoka, Max akinjira mu ndege agatangira kuyicana. Indege itinda kwaka kuko habaguye imvura nyinshi kandi hakonje. Marian mu modoka bafite ubwoba bwinshi kuko ababona birimo bitinda. Max nawe arakomeza akagerageza ibishoboka byose ngo arebe ko indege yakwaka bakava aho hantu. Gusa ntibimukundira kuko mbere y'uko indege yaka imodoka zinjira ari nyinshi zigana aho bari. Imwe muri izo modoka iraza ikitambika indege maze hagasohokamo umujenerali witwa Frank, yarangiza akabwira Max ati geze aho Max byarangiye. Max asohoka mu ndege akagerageza ibishoboka byose ngo asobanurire Frank ko ibyo umugore we yakoze yabitewe n'uko Abadage bamubwiye yuko natabikora bazica umwana wabo. Mu gihe kirimo kwisobanura, Marian afashe umwana ku ruhande, yarangiza agafata imbunda agasohoka mu modoka akagenda agana aho Max na Frank bari. Max abagikomeje kwinginga Frank agerageza kumusobanurira kuko baba baremeranyije yuko mu gihe basanze Marian ari inasi y'Abadage Max ari we ugomba kumwica. Frank barimo abwira Max ati we kora igikwiye nonaha. Marian aza basatira agahamagara Max mu izina, Max akamwitaba, yarangiza akabwira Max ati ndagukunda. Max nawe akamusubiramo ati nanjye ndagukunda. Marian arongera akamubwira ati uzite ku mwana wacu, yarangiza agahindukira akitunga imbunda akirasa. Akimara gupfa haza abandi basirikare benshi biruka bashaka gufata Max. Frank arababuza, yarangiza akababwira ati mukore raporo ivuga yuko ari Max wamwishe nk'uko twabyemeranyije. Birangira Max asoma urwandiko Marian yasize yanditse rugira ruti Mukundwa Anna, nanditse uru rwandiko ari ku cyumweru nijoro London. Niba usoma ibi birashoboka yuko utigeze umenya, ndetse birashoboka yuko nta rwibutso rwanjye ufite. Ndi mama wawe. Wavutse igihe cy'intambara ubwo hariho ibitero by'indege. Wavutse ku bantu babiri bakundanye cyane.
Umwaka twabanye i Hampstead niwo mwaka mwiza nageze kurusha iyindi mu buzima bwanjye. Uyu munsi nibwo watangiye gutera intambwe za mbere. Ndashima Imana ko nabonye uko watangiye kugenda papa wawe ari iruhande rwanjye. Max mukunzi wanjye, uri isi yanjye, nizeye ko uzabasha kunyihanganira. Kandi nizeye ko uzagera i Medicine Hat. Mfite ishusho yawo mu ntekerezo zanjye kandi nizeye ko amaso ya Anna azahareba. Mukobwa wanjye mwiza, ngukunda n'umutima wanjye wose. Nifuza ko uzabaho mu mahoro kandi ndatuje kuko nizeye ko papa wawe azagufata neza. Ni mama wawe ugukunda, Marian Vatan. Ni nuko dushoje incamake y'inkuru ya filime yitwa Allied yasohotse 2016. Mwakoze cyane kudukurikira.